Rutahizamu w'umunya Nigeria ukinira ekipe ya Bugesera Football Club yahariya mu karere ka Bugesera, ni ekipe itozwa n'umutoza Haringingo Francis Christian wahoze utoza ekipe ya Rayon Sport. Uyu rutahizamu rero kuri uyu wa mbere yamaze kujoininga bagenzi be muri ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nyuma yuko Ferwafa ibinyomoje. Ferwafa isa nkaho yari ifite urugamba rukomeye cyane rwo guhangana n'itangazamakuru, dore ko itangazamakuru twe twarangije kubimenya kare ndetse tubitangaza mbere y'igihe Ferwafa yirindiza kuba yamuhamagara kimwe n'abandi bose yahamagaye berekeza muri kampu. Gusa kuri iyi nshuro byaje gushirwaho akadomo. Ani Elijah yamaze kujoininga, yamaze gusanga bagenzi be mu mwiherero wa ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi nkuko nyine byari byitezwe, dore ko nyine byari byamaze kugenda birangira, ariko Ferwafa ikomeza kwihagararaho nyine mu rwego rwo kwereka itangazamakuru ko nta na rimwe bashobora kumenya ibibera muri iriya nzu yahariya nyine, cyangwa se muri iriya nzu y'umupira ihagarariye ireberera umupira w'amaguru hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko birashize bigiye hanze, twebwe turaza kurebera hamwe ese Ani Elijah aje gufasha iki Amavubi, ese niki aje kongera mu Mavubi, ese koko ekipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi niwe mukinyi wa nyawe bari bakeneye kugira ngo baboostinge umubare w'ibitego u Rwanda rwinjiza, dore ko twamaze kubona ko ubwugarizi ari bwiza cyane, ariko abataha izamu ari cyo kibazo cyaje kubamo. Ni byinshi cyane byakomeje kugenda bivugwa hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, hareberwa hamwe icyateza umupira w'amaguru imbere w'u Rwanda. Nanone kandi atese Amavubi yacu niki kibura kugira ngo azamuke ave ku rwego rumwe ajye ku rundi. Cyane cyane byaje kuzamurwa n'izi mpaka zigaruka kuri uyu mukinyi Ani Elijah ukinira ekipe ya Bugesera Football Club. Ni byinshi cyane tugiye kurebera hamwe muri iyi nkuru, gusa inkuru igendanye n'Amavubi twereka tuyisoreza ahangaha icyo twabamenyeshaga cyangwa se icyo twabatangarizaga yuko uwitwa Ani Elijah yamaze kujoininga bagenzi be muri ekipe y'igihugu y'Amavubi kuko yamaze guhabwa ubwene gihugu. Muri iyi nkuru yacu rero tugiye kuva imuzindi muzingo bimwe mu byaranze umwiherero wa ekipe ya Rayon Sport. Ni byinshi byavuzweho buri munsi cyangwa se buri saa turi kugenda tubategurira kantu ku kandi, cyangwa se buri kamwe mu byagiye bivugirwa muri iyi nama twamara kubyegeranya tukaza kuba tubibagezaho tubabwira ngo imeze bite. Turakwibutsa gukanda subscribe muri bwa mbere dukurikiye kugira ngo tujye tubana neza cyane amakuru yacu yo muri ekipe ya Sport. Reka ntangire nkwibutsa kuri mu mpera z'icyumweru gisize tariki ya 18 ndetse n'iya 9 Gicurasi ekipe ya Sport yakuriye umwiherero mu karere ka Nyanza, aho yawuteguye ku bufatanye n'uruganda rwa Skol ruyitera inkunga kugira ngo hasuzumwe uko umwaka w'imikino wa 2023-2024 wagenze, hanatekerezwe ku buryo hategurwa wa 2024-2025. uyu munsi uyu mwiherero rero wari mu minsi ibiri cyangwa se wabaye mu minsi ibiri, wari witabiriwe n'abagize komite nyobozi ndetse na komite ngenzuzi, komite nkemurampaka n'umuyobozi uhagarariye buri fan club. Wabanjirijwe na siporo yitabiriwe n'abo bose ku munsi wo kwa gatandatu masaha y'igitondo. Wabaye mu gihe kuri uwo munsi wa mbere fan club ya Ma Generation yatangaje ko itawitabiriye kubera ko ibona atari cyo gihe cyo gutegura umwiherero, ngo ahubwo hari hakwiye gutegurwa inteko rusange kuko nta mwanzuro wawufatirwamo. Ibi rero byiyongeraho kandi umwuka umaze iminsi muri iyi ekipe nyuma yo kugira umusaruro utari mwiza mu mwaka w'imikino ushinzwe nyine uyu mwaka ushize, aho ushinzwe abafana muri ekipe ya Sport atahwemye kugaragaza ko nyine abafana bagomba kuza ku kibuga bagashigikira ekipe yabo. Aho rero ekipe y'abagabo yabuze igikombe cya shampiyona ndetse n'icyamahoro muri uyu mwiherero, kandi abawitabiriye baganiriye ku musaruro mubi Rayon Sport yagize mu bagabo. Ubuyobozi bwayo bugaragaza ko watewe n'impamvu zitunguranye zigenda ry'abakinnyi nka Rwatubya Abdul Joachim Ojera ndetse na Eritier Ruvumbu Nzinga mu mwaka w'imikino hagati, kandi
aribwo amarushanwa yari ageze ahakomeye. Rero hagaragajwe kandi ko ekipe igiye kunoza uburyo iguramo abakinnyi, ndetse kuko hagiye gutoranywa n'abakinnyi beza bakiri bato bazashingirwaho mu myaka iri imbere. Bamwe rero mu bitabiriye cyangwa se mu bawitabiriye babwiye itangazamakuru ko ni ingingo ijyanye n'amatora yitegurwa muri uyu muryango yakomojweho. Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidèle avuga ko niba bo nk'abanyamuryango babona hari ibyo yakoreye kipe bazamwamamaza cyangwa bagashaka undi wamusimbura. Ibindi byagarutsweho ni ukurebera hamwe imikoranire ya ekipe ya Rayon Sports ndetse n'uruganda rwa Skol mu myaka 10 impande zombi zimaze zikorana, n'uburyo yarushaho gutera imbere abafana ba Rayon Sports ngo bakarushaho kunywa ibinyobwa byarwo, narwo ngo rukagira uruhare rwisumbuye mu kubaka ekipe ikomeye. Ubwo hasozwaga rero umwiherero ku cyumweru tariki ya 19 Gicurasi, Rayon Sports ku bufatanye na Skol basuye mu Rukari bahemba abakinnyi bitwaye neza muri Mata no mu mwaka w'imikino ushize mu bagabo nyine no muri mwaka w'imikino nyine ushize mu bagabo ndetse no mu bagore, ndetse basura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi rwa Nyanza. Biteganyijwe ko rero byari biteganyijwe kuri uyu wa mbere tariki ya 20 Gicurasi Perezida wa Rayon Sports Uwayezu Jean Fidèle yitabira ikiganiro Rayon Time ku Isango Star kugira ngo agaruke birambuye ku byaranze umwiherero wabereye i Nyanza. Gusa nyine ibyo tugitegereje kugira ngo tuze kuba niko byari biteganyijwe ko kuri wa mbere ari buze mu kiganiro Rayon Time. Ni byinshi cyane, ubwo niyo ataba yaje kuri wa mbere bazamushakira undi munsi abe yaza kugenda abikurikirana kugira ngo haze kureberwa hamwe ese bimeze bite. Ngayo ngukorera umuncamake mu byavugiwe muri uyu mwiherero wa ekipe ya Rayon Sports wabereye hariya mu karere ka Nyanza. Izindi habari za ndani, guhera ubu umwaka w'imikino wa 2024-2025 utangira, Rayon Sports ntabwo izongera kwambara Skol gusa, ahubwo harajya hiyongeraho Skol Lager. Harajya hiyongeraho Skol Lager. Ni gutyo bimeze muri ekipe ya Rayon Sports. Ikindi kandi uruganda rwa Skol rugiye guhita ruhereza amafaranga Rayon Sports direct ubwisoko ry'igura n'igurisha yaba rifunguye, bahite bajya ku isoko, hagire abongererwa amasezerano, hagire ndetse n'abagurwa bashyashya bongerwa muri ekipe ya Rayon Sports. Ni gutyo bimeze muri Murera. Ibindi turakomeza kugenda tubabwira ngo bimeze bite. Iyi ni Verite TV, turakwibutsa gukanda subscribe kugira ngo dukomeze tubane neza cyane.